David Akabahizi. Utuye ahagana he? Ntuye ku Murenge. Ubu ngubu ufite imyaka ingahe? Njyewe ijana irasaguka. Ubwo wavutse ryari? Nakubwiye yuko navutse ku bwa Musinga, ubwo nyuma hategeka Rudahigwa, icyo gihe ntabwo bandikaga. Hanyuma ubwirwa n'iki ku myaka ijana isaguka niba utazi kubara neza umwaka? Nibariraho menye ubwenge muri 44 yuko ubwo nari umusore. Noneho ubwo nkatangirira aho ngaho, noneho mbaranye. Ni iki wabonye mu buzima wumva utazibagirwa? Njyewe mu buzima bwanjye kitazibagirana ni Mungu. Imana ni ishyiraho abantu ikabagenera no kumara iminsi no kuyigira, Imana niyo ibagenera. Ni iki wumva waba waragezeho kigushimisha kuva wavuka kugeza ubu ngubu? Njyewe ikintu kinshimisha ni uko Kagame yaje kumpa inka ndazitura, none ubu ndimo kunywa utundi duto tw'inka ku byaro bya kabiri. Ubu rero utwo duta akaba ari two nzimanira umutima wanjye, Kagame musingiza. Iyo nka yayiguhaye ryari? Urumva yuko ibyaye kabiri, ubwo imaze nk'imyaka igeze kuri 4. Turagushimiye wowe wakurikiye Agasusuruko TV.